turashima Imana yisumba byo ntacyo twatanze ngo turame. Hari amazina make yasize amateka akomeye muri hip hop nyarwanda, ariko izina Jay Polly rizahora ryibukwa cyane bitewe n'ibigwi bye. Yari umuraperi w'umuhanga wandikaga indirimbo zifite ubutumwa, akaba yarakunzwe n'abantu benshi kubera impano ye n'uburyo yaririmbaga. Ubundi amazina ye yitwaga Tuyishime Joshua, akaba yaravutse ku itariki ya 5 z'ukwa karindwi 1988. Avukira i Kigali, aza gutabaruka ku itariki ya 2 z'ukwa 9 muri 2021. Muri iyi video turarebera hamwe amateka ye, urugendo rwa muzika ye, uko yabaye icyamamare, uko yatwaye Primus Guma Guma Superstar, n'ubuzima bwe bwarangiye mu buryo bubabaje cyane. Kabaka yavukiye mu Rwanda, yitwa Joshua Tuyishime. Yatangiye gukunda hip hop akiri muto, agendeye ku baraperi bo muri Amerika ndetse n'abo muri Afurika. Mbere yo kwamamara ku giti cye, yabanje kuba umwe mu bagize itsinda ryitwaga Tough Gang, ryari rigizwe n'abaraperi bakomeye barimo Jay Polly nyine, Pfra, Bulldog ndetse na Fireman. Iri tsinda ryabaye rimwe mu ryahinduye amateka ya hip hop nyarwanda, urebye ahubwo rifatwa nk'ishyiga ry'inyuma rya rap nyarwanda ndetse na hip hop. Jay Polly yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwo kwandika indirimbo zirimo amagambo akomeye no kuzimiza. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe zivuga ku rukundo, ubuzima bwa buri munsi n'ibibazo society ihura nabyo bya buri munsi. Ijwi rye ryihariye n'uburyo yaririmbaga byatumye abantu benshi bamukunda cyane. Mu ndirimbo nk'akanyarira jisho, Hainga 90 hagacu katereri wacu nibwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza, ndacyariho ndahumeka, ariko nakomedi kuruka umwane yagahinda, umupfumu uzwi mugiyo bijya ndabizi ntujya ubura imfano, ndabyina mvamoka nsige siganura Defuade icyo kunywa hite bicyashaka ntafite nambona wibyine nuko ushaka utite, ndetse n'umwami uganje. ubu ngusesekayo ntacyo gashuru nkoresheje, ntacyo nkabakwena ngo nibyavuze ivuze. Mu gihe hip hop itari ikunzwe cyane nk'ubu, Jay Polly yabaye umwe mu bayifashije kugera ku rwego rwo hejuru mu Rwanda, dore ko mu gihe cye ari naho abanyarwanda benshi bakunze injyana ya rap ndetse na hip hop. Abakunzi ba muzika nyarwanda bamufataga nk'umwe mu baraperi beza igihugu cyagize. Yari afite abafana benshi cyane cyane urubyiruko. Iyo yajyaga ku rubyiniro, abantu benshi baramwishimiraga kubera imbaraga yashyiraga mu bitaramo bye. Yubahwaga cyane n'abahanzi bagenzi be ndetse n'abakunzi ba hip hop. Mu mwaka wa 2014, Jay Polly yegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Ni intsinzi yamushyize ku rundi rwego rwo hejuru kurushaho, aho yagaragaje ko hip hop ishobora gutsinda amarushanwa akomeye yari asanzwe yiganjemo abaririmba izindi njyana nka R&B, Afrobeat ndetse n'izindi. Nyuma yo gutsindira Guma Guma, yakomeje gukora indirimbo nyinshi zakunzwe ndetse akomeza no gutumirwa hirya no hino mu gihugu, ari nakatanga ibyishimo ku banyarwanda b'ingeri zose. Nk'abandi bahanzi benshi, ubuzima bwa Jay Polly ntibwari bworoshye. Yahuye n'ibibazo bitandukanye, by'umwihariko ibimugonganisha n'amategeko ndetse n'ibihe yaciyemo bitoroshye byatumye ibikorwa bye bya muzika bidindira. Nubwo byari bimeze bityo, ariko nyuma yaho yagerageje kongera kwiyubaka no gusubira muri muzika, asa nk'aho agarutse bundi bushya. Yagarukanye ibihangano bishya byongera gushimisha abanyarwanda ubwo yavaga muri gereza, ahita ashyira ahagaragara indirimbo nshya harimo nka I'm Coming Home, bati yagiye kera kuza, bati niba ari kabaka nasimbuke pandagari, bati niba ari umutari nacu ipingu twemere, aho yayiririmbanye na Marina ndetse n'inshuti nyazo. uzi neza ku isi turiho yamyeho, kwakesha badakenga batayirambyeho, ko banambye kukubana bayitinzeho. Icyo gihe abafana be bari bafite ibyishimo ko agiye kongera kugera ku rwego rwo hejuru, ariko ntibyatinze kuko yahise asubira muri gereza ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Mu ntangiriro za Nzeri 2021, inkuru mbi y'urupfu rwe yasakaye mu Rwanda hose no mu mahanga. Iyi nkuru y'urupfu rwa Jay Polly yababaje abanyarwanda benshi cyane. Akaba yarapfiriye mu bitaro bya Muhima nyuma yo kuremba, nk'uko byatangajwe n'inzego z'ubuzima icyo gihe. Urupfu rwe rwatewe n'ingaruka zituruka ku kunywa ikiyobyabwenge kirimo metanoro nyinshi, inzoga z'inkorano. Iyo metanoro ishobora guteza uyinyoye uburozi bukomeye, kwangirika ingingo z'umubiri no gutuma umuntu apfa iyo ayinyweye. Amakuru yavugaga ko icyo kinyobwa cyakorewe muri gereza mu buryo butemewe. Andi makuru yo akavuga ko yagihawe n'umwe mu bo bari bafunganye. Urupfu rwe rwababaje cyane abakunzi ba muzika nyarwanda, abahanzi bagenzi be n'abanyarwanda muri rusange. Nubwo Jay Polly yitabye Imana, ariko indirimbo ze ziracyumvwa n'abantu benshi. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere hip hop nyarwanda no gufasha urubyiruko rwinshi rwifuzaga gukora rap na hip hop. Izina rye rizakomeza kwibukwa nk'umwe mu bahanzi bagize uruhare runini mu mateka ya muzika nyarwanda.
Jay Polly yari umuraperi ufite impano idasanzwe wavuye mu itsinda rya Tuff Gang akagera ku rwego rwo kuba umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, yegukanye Primus Guma Guma, akundwa n'imbaga y'abanyarwanda, ariko ubuzima bwe burangira mu buryo bubabaje muri 2021. Muri 2021 nubwo atakiri kumwe natwe, umurage yasize muri Hip Hop Nyarwanda uzakomeza kubaho imyaka myinshi iri imbere. Kabaka akaba yaratabarutse afite imyaka 33, asize abana babiri beza b'abakobwa ndetse n'umugore. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheja.com.